Nyibutsa wongera unyibutse ninibagirwa mwami uzanyibutse byutsa kare ntiwemere ko ndyamira nkore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye Mana mbitse ibintu byinshi mu mutima wanjye nuzuye ibintu byinshi wambwiye kandi urabisohoza kuko Mana ibyo uvuga ntabwo ujya ubeshya kandi n'uyu munsi Mana uracyabikora urakoze Yesu kudukunda urakoze Mana kutwitaho Mana iyo ngeze ahakomeye urantwikira uramfata umfata ukuboko ukanyambutsa ntiwakemera ko nyerera cyangwa ngo nkagwe ibyo ndabizi neza kandi iyo nibutsa aho wankuye nkahatekereza numva nshimye izina ryawe Mana nzakwirata abanjye babimenye kuri Imana nzakuvuga babimenye ko ushobora byose nzagukorera babimenye ko ntawe wigeze agukorera ngo yikorere amaboko Mana ibyo ndabizi neza ntawe wigeze agukorera ngo yikorere amaboko ntawe wigeze agushaka ngo akubure kuko yagushatse arakubona urakoze Yesu kudukunda urakoze Yesu kutugiriye neza ngaho akira amashimwe akira izi ndirimbo tugutura akira imivugo tukuvugira kuko uri Imana wavuga ibyawe ntiyabirangiza urakoze kudukunda byose mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen.